Iyo umuntu abaye minisita hariya mu Rugwiro hari ahantu twajyaga duparika imodoka, kabineti ya mbere ikirangira umuntu aritegereza akareba abagenzi b'imodoka barimo kujyamo, ahita asoma ubwoko bwayo inyuma, kabona handitse V8, akayireba agasoma VX, JXR, akabaza ababizi atari ko bitandukanira, kamubaza iki nawe agahita yigura, nta kwezi gushira atarayizana rwose. Ariko ikibazo ni ukumenya niba afite ubushobozi bwo kuyitunga, kuko impamvu mbivuga nuko hari igihe twisanga icyo kintu cyo kwigereranya n'abandi, ugasanga ukora akazi kamwe n'umuntu ariko mudafite ubushobozi bungana. Ndavuga ko His Excellency aguha appointment, ashobora kureba skills zawe akareba akavuga ati uyu muntu hari ikintu in terms of delivery yamarira iki gihugu. None ugasanga ugiye kwigereranya n'umuntu ufite kariyeri y'imyaka 20 nyuma ye, cyangwa ufite heritage n'ubutunzi yakomoye mu muryango avukamo, kandi wowe bitanga n'ubwo bushobozi utabufite. Bugake mu gitondo bakakubwira ko n'abana be biga muri Amerika, wenda ari igihe umwana usanga bari muri Amerika wenda bakwa nyirasenge ubaye, nta makuru ntabifite. Nawe ugakodesha aparitoma muri Amerika ukohereza y'umwana. Ibintu iyo bitangiye kukunanira, none ugakoresha na cya cyubahiro cy'ubuyobozi. Umuntu ari umuyobozi yari igihe ajya muri banke, ubwo akarega gatuza ibyo bikaba ari garanti, banke ikamuha amafaranga. Banki imuhaye amafaranga irayamuha. Bo noneho ubwo iyo utangiye kurya amafaranga utarinjiza, uba urimo uragenda ujya mu isayo y'imyenda. Iyo rero umaze kuba kwisanga mu isayo y'imyenda, nibyo bikujyana muri ya migirire na bya byaha bishobora kuzatuma ribu ikora ibyo bita visite do kurutuwazi wawe. So ibi ngibi ndatekereza ko nta bitindaho cyane, ariko abahanga mu gucunga amafaranga yabo bavuga ko uburyo bwiza bwo kubaho ari ukubaho munsi y'ubushobozi bwawe, kuko ibintu byo kurya buri faranga winjije, donc ukarya iryo winjije n'iryo utarinjiza. Hari umuyahudi wajyaga ambwira ngo abirabura iyo twinjije 10 turya 12, bo bakinjiza 10 bakarya rimwe bakabika 9. So ibyo ngibyo rero ntekereza yuko nabyo bidakwiye kuba ari imyitwarire ikwiye kuturanga, kuko ntekereza ko ari ikibazo.